Yesu nashimwe cyane bakunzi ba Anaweza, ndabashuje mu izina rya Kristo Yesu. Nizeye ko muri amahoro n'imiryango yanyu, kandi ndumva nizeye ndashidikanya ko Imana ikomeje kubagirira neza muri byose. Impamvu mbyizeye nuko Imana yacu ari yo kwizerwa, kandi yadusezeranije kuturinda no kutugirira neza muri byose. Rero Uwiteka abaho umugisha, uyu ni wa mwanya wacu mwiza wo kugana ku ijambo ry'Imana. Ndi Mama Matilda ugarutse imbere yanyu uzanye ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha, gukunda ijambo ry'Imana, kuri nyoterwa, kuri kumbura, gushyiraho za comments tukamenya ko ijambo ry'Imana dutambutsa ribamerera. Mukuri muhabwa umugisha, mudusubizamo intege, tukarushaho kumva ko hari abantu dufatanije umurimo w'Imana tutari twenyine. Uwiteka abaho umugisha kandi abagirire neza. Dushimiye Imana ku munsi mwiza w'umugisha turemeye. Ni amahirwe jya ushimira Imana ko ubonye umunsi. Uko ubonye umunsi ugeze ukarangira, ukabona uwundi w'ejo, ukabona isaha irashize, jya ushimira Imana kuko ni ubuntu bugeretse ku bundi. Haleluya. Hari benshi batariho, nyamara si uko twebwe turi abakiranutsi kubarenza, ahubwo ni umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Si byo se mwene da? Hari ibyo wakoze byinshi byiza bituma Imana ikurinda. Ngo uvuga uti nshingiye ku mirimo myiza nkora Imana irandinze. Hari benshi nyamara baturushaga no gukiranuka, ariko ni umugambi w'Imana utumye tukiriho. Hari icyo Imana igambiriye ku buzima bwacu. Imana rero ibaho umugisha. Reka dusenge mbere yo kugana ku ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mana yacu nkuru nziza y'icyubahiro n'urukundo. Tugushimiye umwanya mwiza w'umugisha uduhaye, ye n'abakunzi ba Anaweza kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Urakoze Mana kuri ubu buntu n'uru rukundo. Urakoze ku mugambi wawe mwiza. Ni ukuri ibyo wibwira kutugira ni byiza, turagushima. Twagiye tubona ineza yawe mu buryo butandukanye. No kuba tubonye undi munsi ni umugisha, kuko abagiye ntacyo twabarushaga. Nuhabwe rero icyubahiro n'ikuzo bana natwe muri uyu mwanya mwiza. Ni ukuri Mwuka Wera w'Imana ntabwo twabishobora tutari kumwe nawe. Ni wowe mufasha mwiza, ni wowe utanga kumenya no gusobanukirwa. Turakuraritse rero ngo bane natwe kugira ngo twe kuva imbere y'Imana amara masa, ahubwo tubone ibyo Imana yagambiriye kuduha byose hatabuzemo na kimwe. Habwa icyubahiro n'ikuzo rero Mana, gira neza buri muntu wese kwikiye ijambo ryawe muri uyu mwanya, umuhaze mu byifuzo bye byose. Urakoze Mana, mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen, haleluya. Imana ibaho umugisha, bakunzi beza, bakunzi ba Anaweza. Ni umwanya mwiza w'umugisha w'agaciro. Haleluya. Umwanya mwiza w'umugisha w'agaciro wo gushaka mu maso h'Imana. Ndagira ngo mubwire ngo umuhati wawe ntabwo ari ubusa ku Mwami izakugirira neza. Imana izakugirira neza. Yesu nashimwe cyane. Imana izakugirira neza, umugambi wayo ni mwiza ku buzima bwawe. Ibyo yibwira kutugirira ni byiza, ntabwo ari bibi. Haleluya. Reka rero tuganire ku ijambo ry'Imana rivuga ngo niwe mukiza wacu mu makuba no mu byago. Haleluya. Niwe mukiza wacu mu makuba no mu byago. Umwami niwe mukiza wacu mu makuba no mu byago. Uwiteka niwe mukiza wacu mu makuba no mu byago. Ese nshuti yanjye, atari udukijije ninde wadukiza? Ninde waturengera? Ninde waturwanirira? Ninde wadutabara se? Ninde watubera ingabo idukingira mu byo ducamo byinshi bikomeye muri iyi si? Ataturengeye ninde waturengera? Rero naje kwibutsa ko ari we mukiza wacu mu makuba no mu byago. Bivuze rero ngo ubwo ari we mukiza wacu mu makuba no mu byago, dukwiye kubana nawe, tukamwikomerezaho, tukamwiringira, tukamwiyegurira, tukamwisunga, tukamusenga, tugasabana nawe, tugasoma ijambo kugira ngo adukomeze mu makuba no mu byago. Igihe tubigezemo tube dufite ijambo rye riri mu mutima wacu. Dawidi yigeze kubivuga ngo nibikiye ijambo mu mutima wanjye, nibikiye ijambo mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Dawidi yibikiye ijambo ry'Uwiteka mu mutima we kugira ngo adacumura ku Mana. Kwibikira ijambo ry'Uwiteka mu mitima yacu bituma tudacumura ku Mana. Wajya kunyura iburyo cyangwa ibumoso, gukora ibidakwiriye, ukumva ijambo riri muri wowe. Cyangwa se ukibikira ijambo ry'Imana mu mutima wawe rikubwira ngo humura ndi Uwiteka Imana yawe, witinya koko ndi kumwe nawe. Mbega iyo twibikiye ijambo ry'Imana mu mitima yacu, rivayo mu gihe gikwiriye rikadutabara turi mu bihe runaka, cyangwa rikatuganiriza bitewe n'ibihe turimo. Yesu ashimwe cyane. Kwibikira ijambo ry'Imana mu mutima ni iby'ingenzi. Jya ukunda gusoma ijambo ry'Imana, jya urikunda
jya wumva ijambo ry'Imana, wumva bigisha nk'ubu ndiho nkwigisha ijambo, ariko ugire n'umwanya wo gukunda ijambo, urisome urisobanukirwe, usaba umwuka wera gusobanurira, ko ku mbaraga zawe ntabwo wasobanukirwa ijambo ry'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana rero ni ubuzima, jya urikunda. Ubu rero tugiye mu mwanya mwiza w'agaciro. Imana iguha umugisha kandi kugirire neza. Rero tugiye kuganira kuri iryo jambo nkubwiye rivuga ngo niwe mukiza wacu mu makuba no mu byago. Ariko se sibyo ra? Uriya si ugukiza, si ugutabara, si ukurengera se? Bya bindi bikomeye uhura nabyo si we? Atari we? Mwanzi akaba yarakumize bunguri. Yesu ashimwe cyane. Ku byo tunyuramo ni byinshi. Muririmbye yabiririmbye neza ngo tunyura mu misozi tukanyura mu mataba, ukanda hose niko harushya umutima. Ariko njya nsaba Uwiteka nawe ntatinda kunyumva. Rero mu makuba no mu byago, mu bikomeye byinshi by'isi, mu ntambara zitari zimwe, erega turi ku rugamba. Urugendo turiho rwo ku isi ni urugamba. Iyo udafite urugamba rw'umubiri ukubabaza, urwaye umeze nabi, ufite urugamba rw'ubushomeri. Iyo udafite urugamba rw'ubushomeri, ufite urugamba rw'ubukene, utwo ukorera tukaba dukeya, tukaza tukagwa mu muriro, ukananirwa kutujera. Haleluya. Ni byinshi cyane. Iyo udafite ibyo ufite abanzi baguhagurukiye. Iyo udafite ibyo ufite, mbega ni urugendo. Ntabwo tujya twicara ngo wicare wumva ari amahoro ibintu byose bimeze neza. Simbizi, yenda wowe wambwira, waza kumbwira muri comments ukambwira uti urabeshya mama Matilda, yewe bimeze neza byose. Iyo uri muzima umwana ashobora kuba arwaye. Iyo umwana atarwaye umuvandimwe wawe abarwaje. Ni ukuvuga ngo turi ku rugendo rutoroshye rwo ku isi hano, kandi turi abasirikare. Nese abasirikare ku rugamba ugira ngo hari igihe baba batiteguye, baba biteguye isaha n'isaha, baba bavuga bati yego dufite agahenge, dufite amahoro, ariko hari ibiriho bitutumba, hari aho twumva, bagahora mu myitozo. Ntabwo burya bajya bagira igihe cyo kwicara ngo baruhuke. Igihe cyose baba bari mu myitozo, bitegura ku isaha n'isaha, haza urugamba, haza ibikomeye. Bivuze rero ngo ni uguhora ku rugamba. Haleluya. Bivuze ngo ni uguhora ku rugamba twiteguye, tugomba kwibikira ijambo ry'Imana igihe cyose, dusoma, dusenga, kugira ngo Imana iturengere mu gihe gikwiriye. Haleluya. Kugira ngo Imana ibane natwe mu bihe byose turimo kuri iyi si. Yesu nashimwe cyane. Rero ukunda kwibikira ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Tugera gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi. Yesu ashimwe cyane, ibice 18 wera ku murongo wawo wa 2 ndaza kukubwira aho tugeza. Aravuga ngo ndagukunda ni wowe mbaraga zanjye. Uwiteka ni igitare cyanjye n'igihome cyanjye kinkingira. Ni umukiza wanjye, ni Imana yanjye n'urutare rwanjye rukomeye. Niwe nzahungiraho, niwe ngabo inkingira, n'ihembe ry'agakiza kanjye. Ni igihome cyanjye kirekire. Nzajya nambaza Uwiteka ukwiriye gushimwa. Nibwo nzakizwa abanzi banjye. Ingoyi z'urupfu zarangose, imyuzure yo kurimbuka yanteye ubwoba. Ingoyi z'ikuzimu zantaye hagati. Ibigoyi by'urupfu byantanze imbere. Mu mubabaro wanjye nambaje Uwiteka, natakiye Imana yanjye. Yumvira ijwi ryanjye mu rusengero rwayo. Ibyo natakiye imbere yayo biyinjira mu matwi. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Twatangiye tuvuga umutwe w'iri jambo turimo kuganira, twavuze ngo niwe mukiza wacu mu makuba no mu byago. Haleluya. Uyu rero ni umugabo witwa Dawidi. Dawidi yagiraga kwizera Imana gukomeye, akamenya ko ntacyo ashoboye, akamenya ko nubwo ndi umwami ntacyo nakora ntari kumwe n'Uwiteka. Uwiteka niwe murengezi wanjye, niwe mutabazi wanjye. Akamenya kwiringira Imana. Akavuga ati ndagukunda Uwiteka ni wowe mbaraga zanjye, ni wowe gitare cyanjye kinkingira, ni wowe untabara mu makuba no mu byago. Ingoyi z'urupfu zaranteye, Uwiteka urantabara. Abanzi barampagurukiye, Uwiteka urandengera ndabatsinda. Ibyago n'amakuba byaraje, urandengera. Uwiteka we ni wowe gitare cyanjye kinkingira, ni wowe mbaraga zanjye, ni wowe untabara. Avuga ati mu mubabaro wanjye nambaje Uwiteka, natakiye Uwiteka. Ibyo namutakiye byinjira mu matwi, arantabara, arandengera. Uwiteka niwe mutabazi wacu mu makuba no mu byago. Mwene data,
ntukirwanirire, ntukishakire inzira, ntukigeragereze. Jya wibuka ko Uwiteka ari we mutabazi wawe, kandi wibuke ko igihe cyose ari maso kukugirira neza. Wumve ko aguteze amatwi kumva gutaka kwawe. Erega ashaka ko natwe dukora uruhare rwacu. None se yagukorera ibintu byose? Abashaka ko natwe tumwambaza, tukamwegera, tukamwiyegurira, tukamutakira, tukamutakambira. Abashaka ko tumwereka ko ntacyo dushoboye, ko ari we mbaraga zacu, ko ari we mutabazi wacu, ko ari we byiringiro byacu. Dawidi rero yagiraga kwiringira Uwiteka, akamwambaza, akamutakira. Imana nayo igahora ibambiye amatwi kumva gutaka kwa Dawidi. Ibyo Dawidi atatse, ibyo yayisabye bikinjira mu matwi yayo, nayo ikamugirira neza. Rero Dawidi aravuga ati, mu mubabaro wanjye nambaje Uwiteka, ibyo natakiye byinjira mu matwi yayo, irandengera. Inkiza ingoyi z'urupfu, inkiza abanzi bangose, inkiza abari bahagurukiye kundwanya no kumira bunguri. Imana irandengera, ndatsinda, ndanesha. Ati, ndagukunda Uwiteka, niwe mutabazi wanjye. Mwene data, Uwiteka niwe mutabazi wacu. Ndumva nawe uri umugabo wo kubihamya yuko Uwiteka yagiye gutabara mu ntambara zitari zimwe, mu bikomeye bitari bimwe. Ndibaza ko yagiye kurwanirira. Ongera rero umwisunge, ongera ugire kwizera yuko Uwiteka ari uzagutabara no muri ibyo ngibyo uri hunyuramo, kuko niwe ngabidukingira. Niyo Mana itananirwa, niwe mutabazi ushobora guseruka mu makuba no mu byago. Haleluya. Niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Urugamba nurwe. Niwe murengezi, niwe mutabazi, niwe mbaraga zacu, niwe byose kuba mwizera n'abamwiringira. Haleluya. Kandi kugira neza kwe ni kwinshi, atubereye maso. Ni Imana idasinzira, ni Imana idahunikira. Koko isinziriye umwanzi yatumira bunguri. Erega burya impamvu za ntambara zitakurangije, impamvu babanzi bari bakugose batakumize bunguri ukaba ukiriho, nuko Uwiteka yabaye mu ruhande rwawe. Wagize ngo ni imbaraga zawe, wagize ngo ni ya nshuti yawe yagutabaye, niyo mpamvu wakize. Iyo Imana itaza gukoresha se ya nshuti yawe byari kugenda gute? Muri bwa bushomeri se wari umaze mu imyaka, wagize ngo imbaraga zawe n'amashuri yawe nibyo byaguhesheje akazi. Burya Uwiteka yarambuye ukuboko, yakinguye imiryango. Haleluya. Nta kintu na kimwe tubasha kubona ku bwacu atari Uwiteka ukiduhaye. Nimuze twisunga Uwiteka, tumwiringire muri byose, tumenye neza ko Uwiteka ari byose kuba mwizera n'abamwiringira, bityo tujye turushizaho kumwizera. Imana ibahe umugisha mwese bakurikije ijambo ry'Imana aho muri hose. Mugirirwe neza n'Uwiteka, mubone neza y'Imana. Reka dusenge dushima Imana kubwira ijambo iryagure mu mitima yacu. Urakoze Mana yacu nziza, uro kwizerwa, uro kwiringirwa. Urakoze ko ari we mutabazi wacu mu makuba no mu byago. Urakoze ko ari we mbaraga zacu. Rengera abana bawe bose Mana bakurikira ijambo. Amakuba yose baba barimo, ibyago byose baba barimo, ibikomeye byose baba banyuramo, batabare ko niwe mutabazi, niwe utananirwa, niwe ushobora byose, niwe ntwari ku rugamba. Barengere mu byo banyuramo byose, kuko nta kikunanira na kimwe. Kandi bahaze mu byifuzo byabo byose, babone kugira neza kwawe muri byose Mana. Muri aya mezi tugezemo, muri ibi bihe tugezemo Mana, muri izi mpera z'umwaka, reka babone ineza yawe. Uzabona iri jambo naho haba ari mu ntangiriro z'umwaka, azakubona. Ijambo ryawe rihora ririshya, ntabwo rishira, ntabwo ricuya, ntabwo rita agaciro, rihora ari rizima, rifite imbaraga zo gukora icyo waritumye. Ubiteho rero kandi ubarengere twese dukomeze kubona ineza yawe, kuko niwe dutabara kandi ukaturengera. Izina ryawe nirishimwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen.